mwijoro nariye cyana muri ya minota yo gusifura ngo nsoze abarambwiye ngo harye nakubwiye ko ndwaye sida. Reka turye serifi nupfa nzabona ifoto nandikaho ripe gapungukaho amagarama. Ariko rero ibintu byaranasaze kuba nkubwiye ko twabikoze nkubwiye ko narwaye. baca umugani mwiringara ngo utazi ingaruka z'igitsina agitsindagira mu kintu. kandi Kavu nkufashe gutsindagiramo igipfunsi. ariko buriya Rudakuba hari ibintu nkunda kwibaza. Biki? Ni gute umuntu yifata agashora amafaranga yavunikiye akagura indaya? Erega mwana zirakubiye. Ubwo se wowe nta kintu uri kumvamo? Ngo ngire iki? Ubwo nta kintu uri kumvamo? Ndi kukubwira ko bijya binyobera hanyuma ngo ntacyo uri kumvamo. Icyo nta gihari ahubwo bintera iseseme. Wiyubaha uri umuntu w'umugabo ugatinyuka. Ahubwo nyine ikikubwira umuntu wiyubaha arangwa no gupfa. Ariko Rudakuba uzi ko uri umugore wo mu mutwe ubu nagufataga nk'umuntu usobanutse naho nawe urandagaye bigezaho. Ariko rero ikizakubwira umuntu w'injiji uzamubwirwa n'imyumvire y'ubugoryi. Hari imyaka nibuka kera ngasanga ngiye Rudakubana narahombye. Dore Jifurere wanje yigeze gucyura ibyana 2. Noneho icyo genda byibuka twabaga muri gero ya Via. Ubwo nsanga yafatishije ikindi cyicaye muri saro. Abarandabuye ngo natake. Kavu kubera ya myaka y'ubugoryi mbamjimbije ibibinga ndirakaje. Ya gahunda yo kwataka ndayikwama mitamo kurara nicaye ngenyine. Mu masaha y'ijoro hafi bwenda gucya. Icyana kiba kiratashye. Kera kabaye ngiye nsanga habaye mu masoko. Kavu kubera bwabujije bw'ubwana mba ndicaye ndarize. Ubwo mpita mfata umwanzuro bwagiye gucya Via namuzanye. Ndarega byose aranyumvira. Arangije ahita yindukira arandeba. Kavu numvaga ibyo maze kurega bigiye gucamo gusa icyambabaje ni icyo yansubije. Nizere ko yese batandukanya muri ghetto. Reka dasi uko byahise bigenda. Nagiye kubona arahindukiye arandebye. Ngiye kumva ngo ariko iki kibwa ubu ninjye nakibyaye. Abaciriye mu maso ngo umugabo aboneka mu bwana ngo nutikosora nzaguca mu muryango. Ubwo yarashatse kuvuga iki? Nanjye ngo nangire ngo nkore iyo bwabaga. Ariko rero iyo uri umunyamwaka uvuka ahantu habi. Twe twakuze umubyeyi atakubwira naho umwana aturuka bari kumubyara. None urashyigikiwe kwidagadura muri izo game. Fasha kubikora ukaniyongeza. Yanaguhaye n'icyuma cyo kuburimo. Ureka ibyo byawe byo kwigira umusavira. Rudakuba utambe ingendere kuri kirazira z'iwacu. Icyaha tugifata nk'icyaha. Iwacu rero umuntu igitusha ngakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Uriya nubwo adatevye abana benshi ariko kuri ubu ngubu n'umushumba wo ku rusengero. Wenda zabe na ko ntabure warwo. Iyo ubaye umushumba w'urusengero se baba baguciye ubugabo. Ubu n'abapasiteri urumva bari ibyana. Abo ni akazi kabo gusa wumve ko ugiye Kavumbi ibyo nabyishimira. Kuraje musore uzibuka bese twarabukumaranye. Ahubwo reka nzamuke ndebe ko nabona wo kwifayiza. Ariko se mana yanjye ubu rero ari abantu bibuka ko ari icyaha cyangwa mu byaha wagisibyemo. Mana yanjye nibagire nzaba numva. Kazubiti komera umanutse ese da urebye komera ariko komera. Yes manutse ara kuri prive mwana ibyamba hirijoro namahano. Abajura se baraba gukubise mpfunira. Shasi ibyo bijya kugendekeye gute? Sha mwijoro nariye cyana muri ya minota yo gusifura ngo nsoze abarambwiye ngo harye nakubwiye ko ndwaye sida. Hajya nimero za RBC ni kangahe? Oya wikaze ibintu hari indi nama yesa ngiye. Nizere ko atakubwiye ko kwiyahura biruta byose. Oya sibyo mwana njyambwiye ko mbere y'amasaha 28 nahura na muganga akagira icyo amfasha simfata. Reka turye serifi nupfa nzabona ifoto nandikaho ripe gapungukaho amagarama. Ariko rero ibintu byaranasaze kuba nkubwiye ko twabikoze nkubwiye ko narwaye. Ugiye no gupfa sinzi kuri burare. Uri kwishukasha uragera utambe bajya kunyita umuhanuzi nuko navugaga ibintu bikarara bibaye. Inama nakugira wasemba bazo wahemukiye wese kugira ngo mukanya nuta wizamukire hejuru. Kandi Kavu nanga umuntu nyigiraho umuhanga. Ubundi sinzi impamvu nemeye kuguha umwanya wanjye kuko famiye yanyu itera umwaka birazwe. Muri abantu bigira abahanga abahanuzi Imana yatoranyije utarenzaho. Iyi karuvati bapfa kuyambara gutyo uko akanura nk'ikivumvuri. Wanapfuye kare ndumva umuntu gutangiye kuza ku cyaha cy'ubusambanyi cyo sinzi ko n'Imana iri bukwakire. Kavu reka ngende wenda abana twaza gushwana. Dogite ndi kugushaka.
ngo ndi kugushaka byihutirwa pe. Gira vuba hari umuntu ngiye gufasha. Dore mu ijoro naguze indangamirwa, ngeze muri ya minota ibisosereye ibirambwiye ngo ifite agakoko. Nk'abaganga nta kintu muri bumfashe. Inama nakugira iruta izindi zose, shaka ferabeto uyishyushye, wongere uyishyushye, nimara gusa umutuku ukoze kuri iyo siga mwaka yagukwegeye. Ubu nibwo buvuzi bw'ibanze amaye wa mubiri we, gusa nawe unengushye hakiri kare. Twikuri gukataza nk'ugiye Dar es Salaam kugura indaya. Karara nibyo rimwe, ariko sha nibiki mwariye mu ndaya. Ubu urandebye mbona umuntu ugiye kugura indaya, umuvuga butumwa Twiri Evangelist. Sha uri gukataza nka nkubi neza wariya ruguru iyo agiye kugura indaya. Gakuba kwicyaza byakanga ugashyira ku rusenge. Banyana yimbwa. Evangelist wandaya we. Mama yangu. Niko Kavu ufotoye nde? ahubwo reka nze nkwibarize nkubi ibyo ni ibiki urimo? Icyo utabona se ni iki? niba ushaka kumutera inda Gategwa amabuye, kuyimutera bigutera ikihe kibazo? courage, baca umugani mwiringara ngo utazi ingaruka z'igitsina agitsindagira mu kindi. Kandi Kavu nkufasha gutsindagiramo igipfunsi. Sheri nako nta n'ibya sheri, ngambwira ukuntu ugira ipfizi y'uyu murenge. Sheri wikita kwirangije ngo ni Kavumbi, ibyo dupfa ndabizi. Yo mbega mufite ibyo mupfa? Birahari byinshi. Sheri umuntu ufitanye ikibazo nanjye tuba tugifitanye, kandi ibibazo byawe nanjye nibyo byanjye. Oh, ibibazo byanjye nibyo byawe. Niko bimeze, ahubwo se ikibazo mufitanye ni iki? Mushiki we nanjye twaryamanye inshuro 9, njye nawe batubeshyira ko twamuteye inda. Wowe nande ibibazo byawe sibyo byanjye, kandi ndanakwiyamye. Sheri umuntu ufitanye ikibazo nanjye tuba tugifitanye, kandi ibibazo byawe nanjye nibyo byanjye. Ntiyari yavuze ko ibibazo byanjye ari byo byiwera? Ntacyo, ubwo mushiki wa Kavumbi nijye wamuteye inda jyenyene. Nyamuneka niba uri content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu Cyanzu Kegel Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose mu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri Comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane. Tugiye kubahata comedy ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose, cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Gana Icyanzu, inzozi zawe muri content ziba impamo.